ibikoresho bifite sisiteme zikoresha ndetse n'ubwenge buhangano bikomeje kugera kuri benshi, harimo n'imitwe itari iya leta. Ibyo bisaba ko inzego zacu z'umutekano n'iz'ingabo zikora amavugurura adahagarara no guhuza n'impinduka mu rwego rwo gukomeza bari imbere. Afurika ntishobora gusigara inyuma mu gihe iri koranabuhanga rikomeje guhinduka. Ni ngombwa ko dusobanukirwa ingaruka zaryo ku mutekano wacu, ariko no ku busugire bw'ibihugu byacu no kwifatira ibyemezo mu buryo bw'agateganyo. Sisiteme ziyobora zitanga n'amahirwe, zishobora kudufasha guhangana mu buryo bunoze n'imbogamizi z'umutekano zikomeye, harimo n'iterabwoba, twitwaje intwaro n'ubugizi bwa nabi. Gusa kugira ngo Afurika ibone inyungu zuzuye muri iri koranabuhanga, igomba gushora imari mu bushobozi bwayo bwite. Ibyo bisaba kwagura ubumenyi n'ubuhanga bukenewe, gukomeza inzego zacu no kubaka ubushobozi bwo guhuza no gukora ibisubizo bijyanye n'ukuri kw'imibereho yacu.